Reka ntangire ngusuhuza wowe duteze amatwi kurikirana kino kiganiro cyacu ukafunguye ino video. Tugiye kureba ino video, hari umuntu wanyandikiye aranyandikira ngo nashinze YouTube channel ariko nabuze content yo gushyiraho. Mu by'ukuri ubundi gushinga YouTube channel ni kimwe, ariko no kubona content yo guha abantu nabyo ni ikindi. Nuko abantu benshi batabivuga, ariko nta muntu baho utifuza ko yashinga channel, ariko ikibazo aribaza ngo nzajya nshyiraho iki. So rero iyo ugiye gukora channel, mu bintu bya mbere ubanza kwibaza ni ukwibaza ngo ese niki nzaha abantu, kuko kiragoye cyane. Wamara ko n'icyo uzabaha, ese nzabona umwanya wo kugitegura, icyo nzaha abantu nzagitegurisha iki. Ubwo turavuga ibikoresho, turavuga abazagufasha, ndetse n'ibindi byinshi bigenda bishamikiraho. Muri ino video rero tugiye gukora muri iki kiganiro kugira ngo dufashe umuntu wari watubajije uburyo yabona content yo gushyira kuri YouTube. Tugiye kumufasha turebere hamwe nize content zitagoye byibura zigera nko muri 5 cyangwa 6. Mfite content zigera kuri 6 hano naguteguriye. Nawe ushobora kuza gukuramo iyawe kugira ngo ubone uko ushinga YouTube channel. Ntabwo YouTube ari ikintu kigoye, impamvu vuga ko kitagoye iyo bamaze ko n'ijyo guha abantu ibintu bigenda neza. Ahubwo ikibazo gihari icy'abantu tugira nuko tuba dushaka ko ibintu bikorwa byihuta vuba vuba. Nimba ushyizeho video igahita igira views ibihumbi n'ibihumbi, ugatangira kubona amafaranga. Ntabwo rero ari uko bikora, bisaba gutegereza step by step, gake gake ugategereza amafaranga araza. So muri izo content rero twaguteguriye, banza ukande like kuri ino video, ujye no muri comment ugiye igitekerezo cyawe kugira ngo tujye ducishamo amaso turebe nimba ari n'icyifuzo ufite nacyo gishyiremo maze tugufashe. Hanyuma nimba ari n'ubwa mbere uze kuno muyoboro kandi ukande subscribe. Muri description ino video ndetse no muri comment ndaza kubishyiramo, kuri pinned comment ndaza gushyiramo utulinki twose ushobora kunyuraho kugira ngo ukore mining, kuko ino channel tuhigira ibintu byinshi bishobora kudufasha kubona amafaranga kuri ino si dukoresheje internet. Tube ufite telefone ngo ikubere imfabusa. Uraza kubonamo application zigera muri 5 cyangwa 6 nazo zizajya zigufasha kuba wamininga ukabona amafaranga. Muri zo application harimo nizo ushobora kumininga, izo ugize ugakora KYC ugahita ko ugurisha. Reka tugaruke gatoya turebere hamwe ibintu uko ari bitandatu. Uko twari tubivuze, muri izi content rero ngiye kubwira zigera kuri 6, uraza gusangaho ko nawe ushobora kubonamo content nayo wagenda wifashisha. Iya mbere turavuga guteka. Mu by'ukuri nkuko tubizi abantu benshi barateka, ariko usanga abantu bateka ibintu batazi. Ushobora gusanga ufite speciality y'ukuntu uteka, dore ko mu buryo bwo guteka burya impamya ko nta mategeko abamo. Amategeko hari nuko byo watetse bishya kandi akaba ari ibintu bijya mu nda. Njya numva umuntu arambwiye nigeze nteka ibishyimbo mvanga na sosiso, mvangamo n'inyama, sinibuka n'ikindi kintu navanze. Mu rundi sosiso n'inyama ni ibintu byose bijya kumera kimwe. Umuntu arambwira ngo ibyo bintu watetse ntago bibaho. Nahubwira ati ntibibaho kandi ntabitetse. Hari nk'umuntu utari warya ku ibyo bintu kubera ko atigeze abona ntabitegura, akumva koko ntago bibaho, ariko bibaho. Ukigisha abantu guteka. Ibyo ni ibyo njye natetse, sinenzi ko binabona bikoze ndi gukina. Ariko nimba uri umutetsi, reka dufate urugero nko kuri Chef Arsene. Arsene ngira ngo mujye mubona Chef Arsene ntabwo ari ukumwamamaza, ni uburyo bwo kugira ngo adufashe kwiga. Kuri YouTube ye ndetse na TikTok akora video zo guteka kandi zirarebwa. Kubera iki? We yaravuze ngo icyanjye nkora no guteka, ntago yirirwa avunika ajya gushaka content yo gushyira kuri YouTube kandi ari umutetsi. Bya bindi ari guteka, ateka ibiryo byo kurya, ariko akanabikora ari no gufata video ku buryo aza kubishyira kuri YouTube, noneho babantu batazi guteka nabo bakaza bakareberaho ibyo ateka nabo bakajya kongera bakabiteka, dore ko kuba hari ugukopera. Ubwo rero nimba wiyamenya ko uteka cyangwa se mu buri mukora buri munsi uteka, ibyo nabyo byakuviramo content. Ni ugushyira kamera hariya, ibyo utunganya byose ukabitunganya ufata amashusho, hanyuma ukaza kuyaplodinga usobanurira abantu ibyo bintu watetse ibyo ari byo kandi bigenda neza. Content ya kabiri ni siporo. Siporo, hari abantu benshi bakunda siporo cyane. Ukaba ukunda siporo ariko udashobora gukora video ngo wayaplodinga kuri YouTube, abantu benshi babone ko nabo bashobora gukora siporo cyangwa se bakore siporo nk'izabo. Ngira ngo mujya mureba umugabo, ngiye nkunda gutanga reference cyangwa se urugero
ubwo abantu babikoze bigakunda. Ngira ngo mujya mubona witwa Rutambi n'abandi. Rutambi cyakora we ni umusportif kandi kuba akora siporo abikora kugira ngo ubuzima bwe bugende neza, ariko iyo agiye gukora siporo ashyira kamera hariya akarikodinga ari gukora siporo, noneho akabyaploadinga abantu bakabireba. Ni ukuvuga ngo YouTube bigizwe n'abantu benshi cyane. Muri abo bantu benshi cyane rero harimo abakunda siporo, harimo abakunda guteka, harimo abakunda ibindi. Abo bose rero harimo nawe abawe ushobora kuvuga ngo nanjye reka nkora iki ngiki nanjye nzakigereho. Mu by'ukuri nimba ukunda gukora siporo wagakwiye kuvuga ngo ubwo ngiye muri siporo reka nshyiraho ka kamera uko nkora siporo mbe ndi gufata amashusho hanyuma na uploading kuri YouTube bajye bakomeza bazirebe. Iyo si content ya kabiri. Iya gatatu ni tutorials. Tutorials ubundi ni kwa ukunda ufata utu video turi kwigisha abantu ko bashobora gukora ibintu runaka. Nk'urugero nshobora kuba ntazi wenda uko bafunga telefone, noneho ugakora aka video kanyigisha gufunga telefone n'urugero. Urumva ko ni ibintu ntazi kandi ndabireba. Ushobora kuba ninjira muri telefone kujya muri contact cyangwa se gusevinga abantu bikananira, umuntu akampamagara ariko ntazi gusevinga abantu. Ibyo ngibyo tutorial ushobora kubikora uvuga ngo reka nigishe uno muntu uburyo basevinga contact, ukatwigisha uko bakora ama email. Hari abantu benshi batabizi. Tutorial nyine ni bya bintu byigisha abantu ibintu batazi, ariko ukajya ubikora babireba ku buryo bashobora nabo kubikora bagendeye kuri video, apana kubivuga mu magambo gusa. Ukajya uvuga ngo tugiye gufungura email, ukayifungura babireba step by step, intambwe ku ntambwe, bakamenya uburyo bakoramo email. Iyo ni content ya gatatu kandi ntabwo igoye. Content ya kane ndayita comedy cyangwa se twadukino dushekeje. Utu turanakunzwe cyane hano mu Rwanda cyangwa se udufilme. Ntago bisaba ibintu birebire, ushobora gushutinga na telefone yawe, dore tuzi abantu benshi bagiye batangira bashutinga ibintu bitagoye. Rero iyo ukora comedy wowe icyo ukora wirinda gushutinga birebire kuko fast urimo urakoresha telefone. Kora ka kantu entertaining abantu nko mu minota 1 cyangwa 2 gahite karangira, tangira uzamuke. Numara kuzamuka uzagenda ugura ibikoresho buhoro buhoro, ariko uba wumva ko nimba ugiye gukina comedy cyangwa se films uratangira umenyekana nka Bansabi cyangwa ba Kiramani, ntago bishoboka ngo mere nk'abanyambo aka kanya, ntago bishoboka. Tangira kuri gato uvuga ngiye gukina wenda udukomedi nkuko n'abandi bazamutse, gifatisha agatelefone uploading ka video katari karekare ku buryo igihe kizagera image y'abantu, image yawe ikajya mu mitwe y'abantu, aho bakubonye so bavuga ngo dore wa muntu. So uko babireba nawe bizagenda utera imbere, nugira revenue cyangwa amafaranga utangira kubona, ushobora no kugura none ibikoresho bya advanced ugatangira ugakora filime noneho zero official nini, abantu bakajya babireba. Ubwo ni uburyo ushobora gukora content yo gukina filime cyangwa se comedy. Hari noneho hari ikindi kintu twita ibiganiro bitandukanye. Iyo ni content ya gatanu. Ibiganiro ubundi turaza kuvugamo stories. Hari abantu bakunda kumva inkuru pe kandi nabo baza kuri YouTube. Urugero ushobora kubuza nk'inkuru ziri interesting cyangwa se zitangaje, inkuru zisekeje zabaye nk'ahantu runaka cyangwa se mu gihe runaka, ukaba uyiziho kuri umuntu ugira inkuru nyinshi. Izo nkuru zawe uri kugendana mu mutwe, uri kugenda uzibwira abantu, urambika ka kamera hariya, hanyuma iyo nkuru uyibwira abantu, none uri kuri no kuyifata amashusho ku buryo ushobora kuyaploadinga. Kandi nkunda kumva inkuru, noneho nagira ko iyo nkuru nkayumva. Ibyo ni ibintu rwose bitagoye ko wakora ibiganiro. Abandi muri abantu bakunda umupira, so nimba ukunda umupira uza abakinnyi bose, uza amakuru y'imikino byose ubikurikirana 100%. Hari abantu tuba tutazi kubikurikirana, tuba twabuze n'umwanya wo kubisoma. Ariko iyo ufashe video y'iminota 5 ubusamarizinze amakuru yose ya siporo yabaye, ubwo ndavuga mu biganiro, ibyo ni ingero ndi gutanga, ya makuru yose ukayaploadinga kuri YouTube. Ngewe yonje mu minota 5 kugira nze gufata iminota 5 ndi gushaka imbuga nsoma amakuru, fungura ya video yawe nkabyumvira muri video yawe icyarimwe mu minota 5 nkaba ndabisoje. Abantu rero baraho bakora ibyo biganiro barahari kandi nabo babona abantu bareba ibintu byabo. Ntabwo content zabuze, ahubwo nitwe twanze kuzikora. Content ya nyuma ndaza kuvuga ku bintu bijyanye no kwigisha. Ubwo hano mvuga kwigisha, ushobora kuba uri mwarimu cyangwa iki. Nimba uri mwarimu tuvuge imibare, ushobora no gushyiraho content yo kwigisha abantu ko bakora ibibazo by'imibare, birumvikana. Nimba uri uwashimi ushobora kwigisha abantu wenda ibintu bijyanye n'ubuzima by'ubunyatabire. Nimba uri biology ushobora kwigisha abantu ibintu bijyanye n'ubuzima. Nimba uri ari indimi ushobora kwigisha abantu kuvuga Icyongereza. Ushobora kwigisha abantu amategeko y'umuhanda, ushobora kwigisha abantu Igiswahili cyangwa Igifaransa ukoresheje YouTube kandi abantu barabireba. Nuvuga ngo content ntabwo yabuze, ahubwo wowe ntabwo ushaka kwicara ngo uyitegure. So ni ibintu rero bisaba igihe kirekire, ukagenda kandi ku kandi ukavuga ngo ngiye gukora wenda YouTube channel nge nigisha Icyongereza.
banza umenye ngo nibwo ngiye kwigisha icyongereza ndahera kuri ibi, nzakurikiza ibi. Noneho uko ugenda wigisha ugenda ubona feedback ziva mu bantu babireba, reba baguhesha no kumenya icyo bakeneye akaba ari cyo bahereza. Kubera ko iyo ushinze YouTube ntabwo wamenya ngo abantu bakeneye iki, kuko nyine ntabwo wagatangiye kubakora ama video. Ariko uko ugenda ubaha video ugenda umenya ngo bano bantu bakeneye iki, ukagenda ubahereza bitewe n'ibyo bakeneye, nuko content ziboneka. Ushobora noneho kuvuga ngo ngenda muri quartier mbaza ibibazo bigiye bitandukanye. Kurugero ukagenda uvuga ngo ngiye kubaza ku turere tugize u Rwanda, cyangwa se u Rwanda n'urwa kangahe muri Afurika mu bihugu bitoya. Icyo kibazo abantu bakaba bagisubiza. Ese u Rwanda rufite imirenge ingahe, rufite utugari tungahe, rufite imidugudu ingahe? Ukumva nyine ko abantu urumva n'ubumenyi rusange, abantu baranabukunda kubumenya, abantu nyine bakabimenya. Bamara kubimenya wowe icyo ukora urabya-uploadinga kuri YouTube mu by'ukuri ko wagiye ugenda ubibaza abantu, hanyuma iyo bya-uploading bituma n'abandi bandi batabizi babireberaho kandi bakabimenya. Izo ni content zigiye zitandukanye ushobora gushyira kuri YouTube. Hari abarobyi ushobora gushyiraho umurimo mukora w'uburobyi, hari abacuranzi ushobora gucuranga cyangwa se ugashyiraho wigisha abantu gucuranga wenda igikoresho ucuranga, nimba ari sembare, nimba ari gitari, nimba ari piano, ushobora gushyiraho wigisha abantu ko bagomba gucuranga. Nimba uri umutekinisiye birumvikana content irahari yo mu tekinisi. Nimba ukora igikoresho urimo urakora televiziyo, shyira kamera hariya uyikoreye, abantu bareba nabo bamenye uko babikora. Kandi hari abantu benshi bakeneye kubimenya, babimenye. Rero ntabwo content yabuze, ahubwo twabuze umwanya wo kugira ngo tuzikore, kubera ko ntabwo dushaka kuvunika. Ariko nimba udashaka kuvunika nyine nta content wabona. Icyo ruvuge ngo ngiye gukora muri ibintu byose tuvuze, hanyuma ngiye gukora muri iki kintu, ugishyiraho umutima, kigutwara umwaka umwe cyangwa ibiri, ariko umenya ngo naho wibarizwa kandi abantu bazageraho babikundi. Ushatse wajya muri comment ukaduha igitekerezo cyawe nimba wanyuzwe n'ino video, cyangwa se ugakanda like ukanasharinga ku nshuti zawe, kugira ngo twese dufatanye gukoresha internet yacu turusheho kubona amafaranga. Reka mbabwire ngo mwakoze, Imana ibarinde.